byabaye twumiwe ariko yaduhemukiye atwicira ntari iwacu yaduhemukiye pe naho yagiye amenye ko yaduhemukiye ariko mwazamuzanye bakamuhanira imbere yacu niko twe turi kubyifuza bamuhanira imbere yacu bamurasa bagira gute kuko ibintu yakoze natwe dutesheje agaciro nk'abategarugori ibaze kwicira umugabo washatse wagukoye iwanyu umugabo agukoye iwanyu erega burya baguteturuye none uraje uramusuzuguye none se waje gukora iki waje gusuzugura umugabo wakagumye iwanyu n'ubundi ninjye wabikoze ngo namukubise umuhini wa mbere mukubita n'uwa kabiri uwa gatatu niwo wamwishe nuko nguko byagenze nibwo babagaruye hano umukomando abituganirizaho nuko nguko byagenze niko amakuru twayamenye iyi umugore niwe wishe umugabo nyine yamukubise iyo mihini yararyamye yaramusanze mu buraryamye kuko yari yanatashye kare saa 9 yari yageze mu rugo abaho kuganira n'abandi n'umukazana we bari kwiganirira ubwo ngubwo rero birangije nibwo yagiye kuryama ubwo rero yari yaryamye agaramye arangije ahita abana we yahise abohereza kuvoma kugira ngo agere ku mugambi we nkuko yari yabiteguye ubwo ngubwo rero arangije nibwo rero yamucunze amaze gusinzira araza afata umuhini amukubita uwa mbere amukubita uwa kabiri uwa gatatu niwe wamwishe umwana nibwo bo baje mbese batabizi kose yapfuye babimenya mu gitondo iyi niwe wabyemeye yuko ari we wamwishe iki kintu kirababaje dukwiye gusengera abadamu twebwe nk'abantu dusenga uranaye ndasenga kandi nanjye izo ntambara naziciyemo nkajya mucira bugufi nkamubwira ati pe niba hari aho nkosa umbabarire kandi nkajya n'imbere y'Imana nkasaba imbabazi nawe yazaho turukana ibyo yashaka kunkorera je nkamubohokaho mbere je akabona ko muciriye bugufi buriya rero dukwiye gusengera abantu b'abadamu nabo bagaca bugufi Imana basange kuko abishyize hejuru Imana bacisha bugufi. Aha turi ni mu mudogodo wa Bweramana ni mu kagari ka Rwanyamihanga ni mu murenge wa Mushikiri nahabyutse humvikana urupfu rw'umugabo witwa Maniraguha Jean Claude aho bikeka ko yishwe n'umugore we amujijije inkoko yagurishije akajya kuyinywera agacupa. Ibi byamenyekanye ubwo umwana wa nyakwigendera yageraga mu rugo agasanga ise araryamye ariko yubitse inda yamuhamagara akumva se ntakoma amwegereye amukozeho asanga umubiri wamaze kuba igiti niko gutabaza abaturanyi ndetse abaturanyi bahageze nabo bahamagara ubuyobozi bukihagera bwaje kubaza uko byagenze ariko ntibwabona igisubizo niko gufata uyu mwana wa nyakwigendera ndetse n'umugore we baza kubabaza bigeraho uyu mugore wa nyakwigendera aza kwemera ko ari we wishe umugabo we amukubise umuhini usanzwe usekura isombe ubwo yavugaga ko yagurishije inkoko ndetse amafaranga akajya kuyanywera agacupa. Ibisanzwe bivugwa kuri uyu muryango nuko bari basanzwe babana mu makimbirane yewe n'ubuyobozi bwajyaga buhagera rimwe na rimwe bagatana ubundi bakongera bagasubirana aho ubuyobozi buvuga ko bapfaga ibijyanye n'umutungo ndetse birimo no gusesagura umutungo. Tuganira na bamwe twasanze ahangaha bavuga ko bababajwe n'urupfu rw'uyu mugabo ariko nanone batewe agahinda n'uyu mugore ubasebeje kuko ibi ntibyari bikwiye ko umuntu w'umugore yihanukira akica uwo bashakanye kandi babyara. Yatubabaje cyane yadusebeje yaduteye igisebo gikomeye ubu buri mudamu wese aharimo aravuga ati ubu rwose bari kuvuga yuko ari twebwe tugiye kujya twiyicira abagabo. Yadusebeje cyane kuko iyo wumva turi mu gihugu turi muri leta yahaye agaciro umugore wareba ugasanga agaciro baduhaye ntabwo tugakoresha neza ugasanga umugore aho kugira ngo aheshe agaciro bakadusubije arimo aramutesha agaciro. Ubu hari nk'umuntu w'umunyamahanga wumvise ibintu mu Rwanda byahabaye by'umwihariko mu mudugudu wa Bweramana yavuga ati aba bagore bashyize imbere bakiha kuvuga ko batatesha agaciro bakabashubije yatangiye kwica umugabo we
bapfaga ko yamugurishirije inkoko yiwe. Umugabo yagurishije inkoko y'umugore ngo arangije nyine ngo ajya kunywa inzoga ngo aza yasinze, ubwo kugira ngo apfe. Andi makuru je sinayamenya ko ntabwo ntuye hano, ntuye ruguru hariya, ariko nanjye ni muri no mudugudu. Ariko ababizi neza abaturanyi nibo badusobaniriye. Byabyemeye mu nzego z'umutekano, yabyemeye. Gusa no mu mudugudu wacu wabweramana uwo mugore yarabaye ikigande, kuko mudugudu wacu yahoraga mu nama y'umudugudu amutubwiraho. Makuru y'ababizi babidusobanuriye avuga ko umugore yagiye mu idini, ubwo niba ari ry'abangirikani njye ntabwo nabimenya, ariko akimara kuza yaraje ngabwira umugabo we ngo tugomba gusezerana imbere y'Imana. Umugabo aramubwira ko bitashoboka. Umugore rero ahita afata umwanzuro wo kujya mu buriri bwe, umugabo nawe akajya mu buriri bwiwe. Biteye ikimwaro gikomeye cyane kwica umugabo wawe, ni ikosa rikomeye, kuko ibintu byo kwica umuntu no muri leta turabizi. Hari itegeko twize gutora mu gihugu cyacu cy'u Rwanda rivuga ngo ni referendum. Tuvuga ko umunyarwanda yitwa ndi umunyarwanda, utitaye kuri wamusanze umushaka cyangwa mukundanye, ntabwo wemerewe kwica umunyarwanda mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni ikosa. Noneho yaduteye icyasha cyo kwica umugabo we. Ngo ni inkoko bazize, ni inkoko niyo bazize ngo yamugurishirije inkoko, hanyuma umugore yamujijije iyo nkoko. Ubwo rero nyine umugore yishe umugabo kubera ko umugabo yamugurishirije inkoko. Oya ngo no kumanywa bari babisakujeho ahangaha muri uyu mudugudu. Birababaje cyane, no muri icyo kintu cyo kutabana, kuko ntuye hafi ntabwo ari kure cyane. Ni ibintu byari bimaze iminsi batabana. Umugore ngo yarakijijwe ibyo kujya mu kirokore, hanyuma rero ngo kubera ko umugabo badasezeranye ngo ntazongera kurara nawe. Niho inkomoko yakomotse. Ngo we yakijijwe, yamenye Imana, yihannye ibyaha. None rero umugabo niba atabikunze kugira ngo nawe akizwe, nawe yihannye ibyaha, babane basezerane, umugabo ngo niba atabikoze ngo ntabazongera kubana. Kugeza ubwo yaje kugera igihe nyine uwo mugore ajya mu Bugande nk'uko uyu mudamu yabikubwiye. Ajya mu Bugande, ageze yabayo. Icyo gihe ntabwo tuzi icyatumye agenda, icyo gihe ntabwo twamenya ko aricyo cyamujyanye. Hanyuma rero ahagarukiye, yagarutse muri uru rugo aza afite n'umwana. Harimo umwana yakuyeyo, yaje nawe, ariko umugabo ntabwo yigize amwanga. Yajyaga amubwira ati ese wowe ko waje ukaza n'umwana nkakwakira, kuki jewe wanyirukana n'ukubera iki? Ntabona ibisubizo. Twumiwe cyane, twumiwe. Umugore yica umugabo we, cyangwa se umugabo bashakanye akaba yatinyuka akica umugore we. Ibi bintu rwose bari bakwiriye kubica, bakaduhana bihanukiriye nk'umuntu bafatanye amakosa nk'ayo ngayo. Ubwicanyi ntabwo twifuza ko mu gihugu hakagombye kurangwa umuco w'ubwicanyi. Rwose ibintu twababaye, usanga abana basize aribo baguye mu karengane bakaba imfubyi bitari ngombwa ku bantu bafite mu mutwe. Ahubwo bajye bagerageza banabasuzuma abasigaye barebe ko bari abarwayi mu mutwe, kuko niba bazi ubupfubyi ahantu ubwicanyi bwatugejeje ntabwo twifuza ko tuba twasubira. Birakabije. Twasabaga ubutabera rwose gushyiramo imbaraga, ingeso yo kwicana bakayirandura, kuko abana barakomeza kuba imfubyi. Ni nako gukomeza guteza igihugu ibibazo, mu gihe twebwe baharanira kugira ngo tugire aho tuva naho tujya. Twe rero turafata igihugu tukagica imbaraga. Icyo kintu rero kiranababaje, giteye agahinda. Ese umuhini bakoresheje uri hano hafi? Umuhini barawujyana. Gusa icyo nshimira leta y'ubumwe nuko ituba hafi, kuko nk'ubwo nk'aha hantu barabifata abantu babiri nk'uko abantu bakabazimiza pe, neza tugasigaye tubazanya nk'abantu bo hirya bakure badashyizemo imbaraga. Abantu bajya babazimya gutyo tukabura irengero, tugashiduka igihugu n'ubundi cyasubiye hahandi habi. Kandi icyo kintu rwose nta nubwo dukeneye kucyumva mu mateka, ahubwo turi muri iki
twakagombye kuba turi mu iterambere ryo kumenya ngo ese mugenzi wanjye abaye hate arabura iki mfite ngo nanjye mpuye. Hari umugabo ubona nta muntu abangamiye, ntawe yatukaga, yaba n'uwo mugore we ntago yamubangamiraga ngo wenda ngo uvuge ngo batura ngo bararwana ngo abe ngo yamukubise urushyi. Ubwo hari igihe yabonaga bimuyobeye akigendera, ntaribe uwo mugabo akigendera, yagaruka nabwo akigarukira mu mutuzo, nta muntu abangamiye. Agahinda byaduteye nkatwe b'abadamu, ni igisebo gikomeye cyo kubona umubyeyi nkatwe dufata umugabo tukamwica, kandi byarangiza icyo gisebo tuba twabonye n'umugabo we muri kumwe nawe arabigucyurira, arabigucyurira bikomeye, akakubwira ati ubu ngubu niyo twabatunga niyo twagira ibiki n'ubundi ni ukudukubita imihini. Byadukorera isoni cyane, byanatubabaje, nta nubwo ari ibintu byo kuvugwa. Ubu mvugira aha ngaha, guhera ejo nta muntu urashyira n'ikiryo mu kanwa, dutekereje ukuntu twarebye ntaribe uburyo yishwe agashinyaguro. Ni ibintu bibabaje kuko umuntu waba abashije kugera ahantu, ntabwo nakumva yuko yabashije n'ururyo yaba agira umutima wihanga. Uburyo uwo mugore yamwishe ntaribe ku wa gatandatu ngo yiriwe ngo azererane inkoko ngo y'uwo mudamu, amaze kuyizererana agashaka abaguzi bayigura, ariko kuyigurishaho ngo yarayigurishije. Amaze kuyigurisha umugabo ngo yaje kare, ariko mu gitondo umugore akaba yabyutse ngo ajya kureba mudugudu ntabwo uwo mugore yamutesheje agaciro, yaraje aza kureba uwo mugore, ahageze yasanze umugore ntawe uhari, yagiye. Mudugudu abura icyo akora kuri uwo wa gatandatu, acaho arataha, abwira uwo mwana w'umuhungu wa Ntaribi ati mamaye wawe yagiye he? Tigiye ntago nzi aho yagiye. Umwana w'umuhungu nibwo ngo yakarabye ngo yigira mu mupira, amaze kujya mu mupira ubwo umubyeyi uko yagarutse nawe ntago abizi. Ubwo nka 11:00 ngo nibwo yakubitaga uwo mugabo ngo uwo muhini zo ku mugoroba uwo kwa gatandatu nibwo yamukubitaga umuhini. Birangije amaze kumukubita imihini ngo amukubise imihini 3. Amaze kumukubita iyo mihini 3 w'icyo yakoze yaragiye aratwikira. Umwana w'umuhungu ko yagiye mu mupira, hari ahantu hari habaye ubukwe kandi ni umuririmbyi, ubwo ngo abakatiyeyo. Yaje nka 2:00 aryama aho yakagombye kuryama, kuko haba nyina haba se buri muntu afite icyumba cye. Ubwo uwo mwana w'umuhungu ngo nka 12:00 ngo yumva ngo ikintu kiri guhita ngo mu cyumba, ngo yinjiramo. Nibwo ngo yahamagaye nyina, ngise mama ngo ni iki kiri guhirita? Ngo hano za mu gitondo ku cyumweru iyi 12:00, kuko nibwo umwana w'umuhungu wa hano yaza kureba mudugudu. Ayo ma 12:00 twari turi guhanagura inkweto tugiye no gusenga. Ubwo ngiye icyo nakoze nabaje mama, se mama icyo nakoze nabaje mama, se mama ko mbona mudugudu ari kwiruka na wa mwana wo kwa Ntaribi hari buriya nta kintu kibaye. Hagishira umwanya umugore wa mudugudu nibwo yazamutse abwira umuturanyi ati Ntaribi muzi ko yapfuye? Turavuga turabeshya, ku mugore ntitwari kumwe. Twumva ari nk'ibintu byo gushidikanya kuko umuntu twari kumwe. Birangije abari bashoboye abahuse baza hano, twebwe tujya gusenga. Ejo tuvuye gusenga dukubitana n'abantu atari ko mugore wa Ntaribi bamuzamuye, yemeye icyaha yuko ari we wishe umugabo, yamwicishije umuhini. Twahise tujya ku kagari, tugiyeyo kuko twasanze ubuyobozi ariho bwamushyize. Turamanuka tuza hano, tumaze kuhaza ubuyobozi nabwo bwadutabaye. Uwo mugore bamumanukana nanone bamuzana hano. Ageze hano basanze umuhini mu mbuga, baramubaza ese uyu muhini ni wowe wamukubitishije? Ngo niwe namukubitishije. Wamukubise imihini ingahe? Baramukubise imihini. Yabyiyemereye, niyo mahirwe ahubwo twanagize kuko yaza guhakana biba byagoranye, ntago yigize ahakana. Yasubiyemo avuga yuko
yamukubise imihini 3 yarangiza akamutwikira. Ntabwo yigiza atubwira icyo yamuhoye, ariko mu baturage bavuze yuko ntaribi yiri bazengurukana inkoko y'umugore ari cyo yamuhoye. Kubona umugore wica umugabo ni ibintu biba biteye ubwoba. Urebye n'urwo rupfu rwa Ntaribi n'agahinda umuntu wese w'umudamu waba uri aha ngaha, naho kugira ngo ubone urugo rukunaniye wirirwe urwana n'umuntu, wafata imyanzuro ukisubirira iwanyu, cyangwa mo kimwe ukagenda ugacumbika ugashaka ubundi buzima utiriwe wicana na mugenzi wawe. Kuko ibyo ndi kuvuga nanjye ubwanjye byambayeho, nari narashatse, ariko mbonye uburyo mama nshwana n'umugabo nafashe imyanzuro yo gutaha nigumira mu rugo, ariko bimpesheje amahoro, nta muntu nyishwana nawe. Naho kujya wicane n'umuntu wafata imyanzuro, kuko aho uba waravutse haba hahari, kugira ngo wirirwe ukora amarorerwa nk'ariya tuba twabonye, ni ibintu biba bibabaje. Yadukojeje isoni pe. Isoni yadukojeje, abantu b'abagabo babonye ibyo uriya mudamu yakoze, natwe badamu twabonye biriya ni ishuri buri muntu wese yagafatiyeho umwanzuro, akamenya ikintu cyo gukora, akamenya ibihe turimo naho turi kugana. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Mushikiri Bwana Iyamuremye yemeje iby'aya makuru, ndetse aboneraho gusaba abaturage gutangira amakuru ku gihe ku ngo zaba zifite amakimbirane kugira ngo babikurikirane hakiri kare. Ariko kuri ubu avuga ko uyu mugore yashyikirijwe ubugenzacyaha kugira ngo akurikiranwe ndetse babone amakuru yimbitse ku byabaye. Mbere ni ukwihanganisha umuryango wa nyakwigendera, ariko natwe nk'igihugu twahombye kubura umuturage. Urakoze cyane, twabimenye ejo ari umwana wa nyakwigendera umenyesheje ubuyobozi ko papa wabo yapfuye, ariko twaje kwicara dusanga n'ubundi yapfiriye mu nzu, ariko bigaragara ko bamukubise umuhini mu mutwe. Iperereza riracyakomeje, ariko amakuru y'ibanze ni uko ari amakimbirane yaratanye n'umudamu we. Amakimbirane ashingiye ku mitungo bari basanzwe bafite, ariko binajyanye n'ubusinzi no gusesagura imitungo. Bagiye bagirwa inama, ariko bya bindi bakagirwa inama bakavuga ati birakemutse tugiye kongera kubana, ariko noneho ubwo businzi n'iki bwatumye mu ijoro ry'ejo bundi bashwana, nk'uko noneho umudamu kugeza ubu yemera ko ariwe wamukubita umuhini mu mutwe, yitaba Imana. Kugeza ubu umudamu ari maboko y'ubugenzacyaha kugira ngo bakurikiranwe amakuru yimbitse kuri ayo ngayo. Ubutumwa twatanga ni uko abantu dutanga amakuru ku miryango itabanye neza, kuko imiryango iyo turahura nabo tukabaganiriza, umuntu akemera ko wenda amakosa yisubiyeho, ko n'ubundi umuryango yaraganirijwe. Aho igihe usanga n'ubundi abantu amakimbirane igihe nyine akabyuka nyuma y'igihe runaka. Icyo twatanga ubutumwa ni uko abaturanyi babo, abantu twajya dutanga amakuru ku gihe ku buyobozi, ku buryo bitagera twabura umuntu ku kantu k'ubusabusa cyangwa se ku kintu gitoya abantu bafatira ingamba.